Imvugo nk'izi nk'umubyeyi zimenagura umutima, zingaragariza ko amateka y'icuraburindi igihugu cyacu cyanyuzemo ndetse n'amateka buri muntu ku giti cye yashwanyaguje imitima yacu, adutera ibikomere bikomeye kugeza uyu munsi abenshi muri twe batari bakira. Ariko nkomeje kwibaza, ese koko nyuma y'imyaka 28 dukomeze turebana y'ingwe? Yemwe ngabo z'abanyarwanda zirwanirira kuri social media, nimuhagarare gukomeza kubiba amacakubiri no gushoza intambara muri bene kanyarwanda. Umutima w'umunyarwanda mugenzi wawe icyo ukeneye ni ugusanwa, ni ukumuha icyizere, so guhatwa urwango. Numva buri wese n'amateka ye amushaririye yanyuzemo. Igitekerezo cyanjye n'icyifuzo cyanjye ni uko kubw'urukundo rw'igihugu n'inshingano yo gutegurira ejo heza abadukomokaho, buri wese yarakwiriye kwigomwa kwitekerezaho n'amateka yamuremereye, maze ntakomeze kurebera mugenzi we mu ndorerwamo y'umwanzi, akamureba nk'umunyarwanda. Nibyo, umunyarwanda mudahuje amateka ariko muhuje igihugu. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu burabidushishikariza, ni byiza, ariko bikuriye kunozwa. U Rwanda si paradizo, ruri ku isi ahahora ibibazo. Ibibazo biriho kandi bizahoraho, ariko nk'abanyagihugu kugira ngo ibyo bibazo by'ubuzima bw'igihugu gifite tujye tubikemurira hamwe, biradusaba kubanza kumva ko twese turi abanyarwanda, dufite inshingano n'uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu. Byaba ari ukwibeshya hari uwibwira ko atashyigurwa nk'urutare, cyangwa se ko azatsinsura undi akabona uko aba mu Rwanda yumva ko aribwo rwaba rutekanye. Ese niyo wabigeraho waba watengesheje abanyarwanda ikiguzi kingana gute? U Rwanda rutekanye ni u Rwanda rw'abanyarwanda bakwiyemeza kubana mu bworoherane no mu bwubahane. Mu by'ukuri numva nifuza ko umuntu waba yaragize icyo yapfa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu namubera intandaro yo kwiyunga n'igihugu cye, akongera akakibonamo, agataha, agacungirwa umutekano, agatura, agatunganirwa. Mbona ubwitange bw'abashinzwe umutekano w'abanyarwanda by'umwihariko hano mu gihugu, mboneho kubasaba guhumuriza buri munyagihugu wese, cyane bagashishikariza abanyarwanda bari hanze kugaruka mu rwababyaye, kuko kubona umuntu ahinduka igicibwa akabaho yububa no mu mahanga iyo kandi afite gakondo, ntekereza ko ari ibintu bibabaje cyane, byakaduteye isoni twese. Nta mpamvu n'imwe twakagombye kuba dufite mu gihugu cyacu ituma umunyarwanda akomeza kuba impunzi cyangwa yifuza kuba impunzi. Umunyarwanda nabe mu mahanga kuko ahashakira imibereho, ariko nashaka kuza mu gihugu cye aze nta nkomyi. Nashaka kugira uruhare mu buzima bwe bwa politiki y'igihugu abikore nta umukomye mu nkokora. Ntibikwiye ko muri iki kinyejana cya 21 turimo hari umunyarwanda yavutswa ubuzima bwe abuvukijwe na mugenzi we. Imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cyacu ikoresheje intwaro ni ikibazo cy'igihugu cyacu, ndetse bateye n'ikibazo akarere. Niyo mpamvu ngira ngo ngire icyo nkivugaho. Byashoboka ko igitekerezo cyanjye cy'uko mbona icyo kibazo uko cyakemurwa bitakunyura, ariko nkunze kubivugaho. Ntabwo twese dushobora kubona ibintu kimwe no kubonera ibisubizo mu buryo bumwe. Njye sinemera intambara kuko irasenya ntiyubaka. Intambara irica, iteza urwangano mu bantu, kandi sinemera ko hari ibibazo dufite mu gihugu cyacu byakemurwa na Kalashnikov. U Rwanda nk'igihugu gikennye ntitwahora mu ntambara ihora isenya ibyo tuba twubatse. N'uyu munsi turacyarwana n'ingaruka z'intambara yo mu myaka yashize. Uyu munsi rero dukwiriye gusigarisira ibimaze kugerwaho.
kubera umutekano muke uri mu karere k'iburasirazuba bwa Kongo, imitwe iri muri icyo gihugu cyose irasabwa gushyirwa intwaro hasi igasura mu bihugu ivamo. Iki cyemezo ndetse gisanga umwanzuro wa ONU wafashwe mu mwaka wa 2007 uvuga ko abitwaje intwaro barwanya u Rwanda basubira mu gihugu cyabo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Kuri nge nemera icyo cyemezo ndetse ngasanga muri abo bari muri iyo mitwe ari FNL cyangwa FDLR abafite ambition politique nta cyatuma bataza ngo bakore politike kuko itegeko nshinga ribibemerera. Ndabizi harimo abavuga bati ngo ko we watashye ukaba ntacyo urageraho. Nibyo haracyari urugendo rurerure. Birasaba ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu butanga iyabukuru bugakuraho inzitizi zose zikumira abashaka gukora politike mu gihugu cyacu. Nemera ko twese abanyarwanda dukora politike dukwiye kurandura impamvu iyo ari yo yose yatuma hari umunyarwanda wakumva ko agomba gufata intwaro agatera igihugu cye. Twese dushyira imbere inyungu z'igihugu cyacu.